se papa Nyambo na n'ubu ngubu nta makuru byibura n'igihe cyose wahereye ugerageza ntabwo wigeze umenya byibura wenda nk'ahantu twabariza amakuru y'umwana wacu, kuko njye ntabwo mba mbyumva, ntabwo mba numva ukuntu nyine twaza ibintu bigahita bibura gutyo ako kanya nyine nta makuru byibura nk'umuntu w'umugabo ujya ugerageza ngo ushake wumve wenda niba hari ikintu wamenya, wumve niba hari ahantu wenda baba baragiye barimukiye, wumve nyine byibura we nk'umuntu wari mwari musanzwe muziranye nta makuru yabo. Nukuri ko Imana mama Nyambo ntago mbizi pe, ese ubwo ntabwo mbizi nkaba ntabikubwira ngo bigende bite, ntago mbizi pe. Kandi nanone muri contract twari twasinyanye na bari abantu twe twasinyanye ko nyine urabaye umwana wabo burundu nta kuzongera kwirirwa tugira nta kuzongera kwirirwa tugira icyo tubaza. Niyo rero nayamenya ntago najya kwirirwa mbabwira ngo ndashaka umwana wanjye, kuko ibyo twabisinyanye muri contract niyo wagira ute bajya no kukureka. Mama Nyambo ko se byibura wenda niyo ntabamenya, niyo nabamenya gusa wenda nkaba nagenda nkakubita n'umukobwa wanjye akajisho gusa, niyo namurebera kure ariko byibura nkamubona ariko zuba agahinda mafite imaze kubona nyine kumva ngo ufite umwana urabizi ko ariho wenda ntabwo yapfuye ariho. Papa Nyambo nawe ariko ntabwo wabimenye, wasanga yaranapfuye nose ko tutabizi, ko tutigeze tumenya n'uwo muryango aho wagiye, wasanga bose baranapfuye, wasanga baranagiye no mu modoka bagakora accident bagapfa. Usi wabimenye ute ibyo, wabimenye ute ko nyine abantu twababuze gutyo ahantu bari batuye tukajya kureba tugasanga baragiye. Ati kimwe nuko nanone bashaka kuba baragiye kuko nyine batekerezaga ko byanga binoga igihe kizagera ukongera ugatekereza umwana wawe, cyangwa se tukongera tugatekereza umwana wacu tukaba twajya kubatezaho urwaserera. Birashoboka ko ari no mpamvu baba barimutse, cyangwa se biranashoboka ubuzima burahinduka. Cyagiye twari dukennye, twari twarabuze amafaranga, ariko ngo amafaranga yarabonetse. Ubu rero wasanga kimwe nuko rero nabo bari bakize, birashoboka ko baba baranakennye ubuzima bukanga bagasubira hasi. Ibyo ni ibintu bishoboka, ni ibintu bibaho mu buzima. Noneho mama Nyambo ati ntumbwire ko baba barakennye, bibaze ko baba barakennye. Ati umwana wanjye yababayeho, yababayeho mu buhe buzima, yababayeho gute? Noneho papa Nyambo aramubwira ati ariko ntukirate, wese wari ubayeho gute igihe wajyaga kugurisha umwana? Nuko nawe wari ukennye. Rero ntiwumve ko kuba nyine ubu ngubu bimeze neza, wumve ngo nyine ibintu byaje kugenda neza, wibagirwe ko nawe wigeze kumera nabi. Nyine ubwo ngubwo nyine niko Imana yaba yarabyanditse, nta kintu twabihinduraho. Noneho mama Nyambo aravuga ati nukuri kw'Imana pe, sinzi ukuntu mba numva meze, ariko mba numva byibura nshaka kubona umwana wanjye, mba numva byibura niyo namubonera kure, niyo namubona nyine agacaho nyine agacaho akigendera. Ati mba numva nyine, mba numva byaba binshimishije, mba numva byaba bimpagije, mba numva nyine ntazi ukuntu byaba bimeze. Papa Nyambo aramubwira ati rero ntabwo nyine ibyo ngibyo biri bukunde, nta nubwo bigiye gukunda. Ati kiretse niyo aka kanya wahurana n'umwana wacu wasanga utanamumenya, nta nubwo uzi n'izina rye, nta nubwo uzi nuko nyine asigaye yitwa. Ati cyane ko kuva yagenda izina bahise barihindura, bahise bamushakira irindi zina, bahita bamushakira ibindi byangombwa. Ubu rero yaranakuze muhuye ntabwo wanamumenya, ntabwo wamumenya, uretse ko wenda ushobora kumugirira amarangamutima, ariko nta bindi bintu byadanje. Biranashoboka ko umwana ahura mukanarwana, biranashoboka ko umwana ahura mugafatana mu mashati, kuko ntago akuzi nawe ntago muzi. Ati yagiye ari mutoya cyane. Ati rero ntago wapfa kumumenya, nta ikintu na kimwe cyamukubwira. Noneho mama Nyambo aravuga ati Mana yanjye, ubukene kare bubi, ubukene bwatumye nigurishiriza umwana, ubukene bwatumye nitangira umwana. Ako Mana nk'ubwo ko bino bintu kuki watumye bibaho? Papa Nyambo aramubwira ati wowe wikwirenganya, reka natwe nta yandi mahitamo twari dufite, byanga binoga twagombaga kugurisha umwana umwe kugira ngo ndatabarwe. Ariko ikiza gihari nuko twe uko tubizi, uko tubikeka, turakeka aho umwana wacu ari ameze neza, arishimye, uko twabisize nyine uko yagiye, tuzi ko nyine yagiye ahantu heza. Ati rero twereka twimagine ko ameze neza, kandi ikindi nanone na murumuna we ameze neza aka kanya. Iyo ataza kuba yaragiyeyo, tutaza kuba twaramutanze, ubu murumuna we birashoboka ko nawe ntawe tuba dufite, noneho tukaba turi kuvuga ngo we nta n'uriho, yarapfuye. Ubwo rero byibura twabashije
gutanga umwana umwe dutabara undi. Ubwo rero nuko nyine nuko byari byaragenze, nuko nyine Imana yari yarabipanze. Ubwo nta kundi nyine dukwiye kubyakira, tukabyakira uko nguko. Noneho mama wa Nyambara avuga ati ariko simba mbyumva, ati ntabwo mba mbyumva, ntabwo mba numva ko ndi umubyeyi ubundi ni mubyeyi gute, mubyeyi umeze utugurisha umwana wiwe, ati ntabwo njye mbyakira, ati ubundi kukina kuretse ko ukamutanga kukina byemeye, ati ubundi bura nari ndi mu biki, sinzi ibintu nari nanyweye. Noneho papa Nyambara avuga ati rero ibintu byo kwicuza no kuvuga gutyo nta kintu biramara, nta kintu na kimwe biramara, ahubwo icyiza nuko twakwiga kwakira nyine tukabana nabyo, tukakira ko nyine twamubuze hashize igihe kinini. Niba umuntu tutaramubonye akiri mutoya tukaba tugeze iki gihe mu myaka hafi 27-26 tutaramubona, ubundi subwirwa n'iki kuzamubona? Reba Nyambo ukuntu angana, umuntu ungana kuriya, ubwo mukuru we noneho wibaza ukuntu angana, ati si ubwo ngubwo wazabwirwa n'iki koko kari we, wazabigenza ute? Ku rundi ruhande nanone baratugaruraho Jenari Jeni nawe ari gutekereza, ari kwibuka nyine ari ku mihanda nyine ukuntu yabayeho nabi, ukuntu muri oruferina bazaga bakamunyuzura bakamwita ngo bakavuga ati kiriya cyana kitagira iwabo, kitagira iki, abandi bana ukuntu bamwuzuraga. Ariko nyine nabamunyuzuraga nyine nabo nyine babaga kenshi na kenshi bose babana, uri kumva nyine ntago nyine umuntu niba ari muri oruferina bari kubafasha nawe ndi kukunyuzura. Ariko hari ahandi hantu nyine byajyaga bigera, niba basohotse nka oruferina abandi bana bakamunyuzura bakamubwira ukuntu nyine nta wabagira nyine ibyo byose ababyibuka, akimagine akavuga ati ntabwo nzigera mbabarira umuntu wantaye. Nyine niko ari kwibuka nyine kera, avuga ati ntabwo nzigera mbabarira umuntu wantaye, ntabwo nzigera mbabarira ababyeyi banjye, niyo nababona niyo byagenda gute, ntabwo nakwigera mbababarira, ntabwo bibaho, ntabwo byashoboka. Ati kuko barampemukiye ku rwego rukomeye, ati batumye mbaho nabi, batumye mbaho mu buzima bumeze nk'ubw'indaya, nk'ubw'umuntu uciriritse, ubuzima bwo kubyina mu kabari, ubuzima budafite shinge na rugero, ubuzima butize, ubuzima budafite ikintu na kimwe. Ati nukuri kw'Imana ntabwo nabazababarira niyo byagenda gute, kugeza ku mwuka wa nyuma ntabwo byakunda ko nazigera mbababarira. Kumbe nyine we mu gihe ari kwibuka yicaye aho ngaho, ari kwibuka nyine akiri umwana rero hari akantu k'agakomo yari yambaye, yakundaga kugakoraho. Ati sinzi umuntu wamaye aka kantu, wasanga ari na mama, wasanga ari nande, ati ariko icyo nshaka ni kimwe, ndashaka kugata niyo wenda nta kintu na kimwe nshaka na kimwe kiza cyatuma nyine n'umuntu twanahura nyibuka. Ati niyo yaba ari nawe akama ibyo biramureba, ntabwo nshaka kuzabyibuka, ntabwo nshaka kuzigera ngira ikintu na kimwe cyongera kumpuza n'umuryango wanjye. Ati kuko barampemukiye, barantaye. Ako kanya rero nyine Jane ari gutekereza gutyo, ahita avuga ati biranakwiye, nta muryango ngira, umuryango ngira ni mama Nyambo, ni papa Nyambo, ni Nyambo n'abakozi baha, ni Nsabi na mama Nsabi, na wenda n'abo mu rugo iwabo, nta wundi muryango ngira. Ababyeyi bantaye ntabwo nakwifuza kongera guhura nabo, mu gihe akiri aho ngaho. Umuntu yaraje ahita amukoraho, umuntu umukozeho nyine ntuza Jane bisa naho avuye kure, ahita yikanga nyine yaragishiduka. Noneho ntuza Erika ahita amuga ati niba uri gutekereza ibintu byinshi biri guturuka kuki? Noneho Nyambara nako Jane aramuga ati mbabarire, nari ndi kure mu bitekerezo. Ati umuntu aba afite ibintu byinshi abatekereza, ngaho ibya kera, ngaho iby'ubu, ngaho ibiki, ati biba ari ibintu birebire. Noneho Erika aramuga ati nese wansangije kuri ibyo bintu wari uri gutekereza, wansangije kuri ubwo buzima nyine tukaganira nyine riga ndashaka kukumenyaho ibintu byinshi. Noneho Jane aramuga ati ntabisugira ngo hari ibintu byinshi, njye ntabwo ibintu byinshi mfite, ndi umuntu wakuze nyine wenda ntafite ababyeyi, nakuriye muri oruferina. Rero ubuzima bwo muri oruferina ntabwo mba numva nshaka kubuganiraho cyane, ntabwo mba numva nshaka kubigira ibintu nyine byo kwiratana. Naza nkiratana nkavuga ngo urabona rero wa muhungu we ngo mfite ibigwi by'uko nakuze, ni ngo njya ibiryo byo hasi byo muri byo mu myanda, ejo nanone nkaza akakubwira ngo urabona ngo nabyinnye mu kabari, ngo niyo seve nziza. Ati wenda ushobora kuza ukambwira ati urabona nkiri umwana, wenda twajyaga kwiga mu modoka
twagiraga gutya na gutya, twize mu kigo cy'amashuri, nyine ukarata ibintu wize, uko wize, ukambwira uko wize, aho wize, ibiki byose, ariko sinjye ntaza nkakuratira ngo urabona ngo najyaga gutoragura imyanda, ngo ibiryo mu myanda, ngo najyaga kugira gutya na gutya. Ibyo ntabwo ari ibintu nyine naza ngo niratane, ngo mvuge ngo mfite ibintu byo kwiratana. Ibyo ntabwo, ni ukuri kw'Imana mba numva nyine ari story ibishye kuyitera umuntu, ati nyine mba numva ntabwo mba numva nshaka no kubivugaho cyane pe, kuko nyine bihita binzurira kabuze, bihita bituma nibuka ibya kera nyine, kandi ntabwo mba numva nshaka kubyibuka. Noneho intuza Erika ariko buri ibintu bya kera nibyo biba bigize abo turi bo, na rimwe na rimwe tuba dukwiye kubyibuka kugira ngo twubake nyine, noneho ibyo dufite dutume bitaducika, cyangwa se bigatuma dushobora kuba kora amakosa nyine wenda nk'ayo twakoze kera, cyangwa se nk'ay'abacu bakoze, kugira ngo tutazisanga nyine wenda hari abandi bari kunyura mu byo twaciyemo, hari abandi bacu nyine nabo bari kunyura mu byo twaciyemo. Ati ubwo rero tuba dukwiye kubyigiraho byanga binoga. Ati nk'urugero ushobora kuba wenda warariye nk'iyo myanda, waragize ute, waratoye iyo myanda, warakuriye muri orpheline, ariko bikaba byarakubereye isomo by'uko nyine wowe uko byagenda kose umwana wawe atagakwiye kuba ari muri iyo situation ako kanya. Ati wenda nk'urugero nk'uri umufiyemere, ntabwo nzi wenda umuntu waguteye inda, nta nubwo nzi wenda umuntu mwabyaranye, nta nubwo nshaka kubyinjiramo cyane, ariko waremeye ufata inshingano z'umuntu w'umumama, kuko nyine nawe ubizi ukuntu wenda watawe. Wasanga wenda iyo utaratawe wari gufata umwanzuro ukagenda ugahita ufata uwo mwana wawe ukamuta ku muhanda, nawe akaba yarakuze nk'uko nawe wakuze, akazavuka nyine ameze ko aciye mu buzima nk'ubwo waciyemo, ariko kuko wowe wabiciyemo, kuko wabinyuzemo, ndakeka wowe utabyifuriza umwana wawe, ntabwo wabimwifuriza. Rero niyo mpamvu buriya rimwe na rimwe hari ibintu bibaho kugira ngo twige kandi tunige, tunafate, tunamenye nyine nuko isi imeze. Ati ubwo rero nyine byanga binoga, buri kintu kigira impamvu, buri kintu kigira impamvu yacyo. Ati ubwo wasanga nyine kuba nyine wenda baranafashwe ku ngufu nabyo ari impamvu, nk'uko nabyumvishe. Ntabwo mbizi kuko si wenda se wabinyibwira, ariko nyine urukumva kuko umuryango wacu kamemo mba amakuru nyine baba barayampaye. Ati kandi ikindi, hari ukuntu nyine mba numva nkwitayeho kugira ngo menye amakuru yawe, noneho nyambara avuga ati si unyitayeho gute, nyine unyitayeho bitandukanye gute. Ati njyewe nyine mba numva nyine muri umuryango wanjye, ati rero nta bindi bintu mba nshaka byo kunyitaho birenze. Noneho Erika aravuga ati oya, ntabwo ndeka, uri umukobwa mwiza, nta kuntu umuntu yatakwitaho rega. Noneho nyambara avuga ati ndi umukobwa mwiza nyine, ariko mushiki wawe n'undi mushiki wawe nta kuntu utamwitaho nyine, reka tujye tubifata gutyo, ubwo ngubwo wasanga ari muri ubwo buryo. Noneho Erika aravuga ati oya, njye ntabwo nkwitaho nk'umushiki wanjye, ahubwo nkwitaho nk'umukobwa mwiza, umukobwa kandi mbona waba ufite ejo hazaza hazima. Noneho nyambara nako jena ushatse kuvuga iki se, umukobwa mwiza nyine ibyo bivuze iki, nyine bivuze iki? Noneho Erika aravuga ati hoya, ati hari impamvu, buriya hari impamvu byanga binoga, uko byagenda kose, uko iminsi yajya igenda kose, uzageraho uzabibona. Nta konese ko n'umuntu yatwika inzu ariko ntabwo yahisha umwotsi, byanga binoga hari igihe uzageraho ukumva ikintu ndimo ndakubwira ukabyumva neza. Rero ku rundi ruhande twagarutse kwa papa Nyamba. Nanone mama Nyamba aravuga ati reka nkubwize ukuri pe, ubu ndacyibuka kariya kana, ndacyibuka nyuza uriya mwana wacu nyine akiri mutoya. Ati nyine sinzi ukuntu mba ndi kumwibuka, nyine bakwereka ari kumwibuka yibuka bari kumutanga, noneho uri kumutwara ari kuvuga ati nizere ko mutazigera mugerageza na rimwe kongera gutekereza ibintu by'uno mwana, nizere ko mutazigera mwongera kumutekerezaho. Ati turamujyanye. Noneho mama Nyamba nyine yibuka ari kurira cyane, ari kuvuga ati ntabwo nshaka gutanga umwana wanjye, ntabwo nshaka kumutanga. Ati si uko ugiye kumutanga bimeze bite? Papa Nyamba nawe ari kumubwira ati mutange nyine, none se wagira ngo tubigenze gute? Nta mafaranga dufite, tugomba kuvuza Nyamba, tugomba kumuvuza kagira ubuzima. Rero ubwo ngubwo nta yindi choice dufite, tugomba kumutanga.
noneho nyine ari naho rero mama wa ntuza wa nyambo yahise afata nyine hari agakomo yari yambaye nyine hari agakomo neza, ako gakomo mu bintu tumaje kubona kwa Jenny yibuka, tumaje kwibukamo harimo akaru k'agakomo yakozeho aragata. Ako gakomo rero turabona kajya gusa nako mama wa ntuza wa nyambo yahise avuga ati basi urunirwo kariko kantu mfite naguha, nta kindi kintu naguha mwana wanjye, ati basi uzagira ibihe byiza, uzabeho amahoro, uzagire umutuzo, basi akagakomo kazakurinde ikibi, kazakurinde ibigeragezo, basi nyine uzajya uhora ukambaye. Ariko nyine nubwo ari kubwira umwana utabasha kumva nyine wari ukiri mutoya. Ubwo rero ako gakomo turabona kajya gusa nako Jenny nanone yakuyemo akiri umwana, avuga ati sinshaka kuzagira urwibutso rundi na rumwe ruzigera rugaragaza aho nturuka. Ari naho ibibazo nyine akimara kugakuramo byatangiriye bimwe na bimwe. None se ikintu turi kwibaza rero, aka gakomo se gahuriye he na ka Jenny? Ese Jenny yaba ari uwo mwana wo kwa papa Nyambo? Ese bimeze bite? Ese bizagenda gute? Ntakunda amatsiko usigaranye azashobora gukurikirana agace k'ubutaha. Murakoze mukomeza kugira